Njye banyita Slim Jesus, ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nakubaza ni wavuze uti ufite impano yo kuba Slay Queen, sibyo? Ariko burya mu buzima busanzwe hari impano ibiri big, hari n'abantu bifuza kuzamura iyo mpano. Ese ni inama wagira abana bakiri batoya bifuza ko zaba Slay Queen? Ese iyo mpano yabo ni izihe nzira bacamo kugira ngo babe aba Slay Queen bibatunge? Ikibazo cya kabiri ngasubiza icyo cya mbere nta kibazo. First of all, njyewe nta muntu nifuriza impano yanjye, impano ni yanjye. No, ariko ugomba kugira abagusimbura cyangwa aba akademikawe. Sheri, inzira naciyemo uzazibasha Slay Queen azazice. Okay, so ariko bakurikize talent yabo. Niba ari talent yanjye ni yanjye. Slay Queen kuna nayibonye muri societe ni ikintu kibi. Ni ikintu kibi. Ikintu kibi kuri njyewe. Ese kucyumva ko Slay Queen ari ikintu kibi wangiza ukavuga ati ndi Slay Queen. Nukubera njye ari impano yanjye. Kandi nkaba umunzi uko ndi. Wabinyita utabinyita as long as binyinjiriza njye nzemera kuba Slay Queen. Okay, reka mpite nkubaza ikindi kibazo cya kabiri. Hari umuntu njye nkunda kubona kuri social media zitandukanye bamwita Djihadii. Akunda kwibasira aba Slay Queen cyane akagenda azana amabanga yabo. Ese uriya umufata ute, umubona ute? Ese yaba hari ikibazo agirana n'aba Slay Queen kihariye cyangwa n'ukubera iki akunda kuba yatera comment cyane cyane ku ba Slay Queen? Wowe umufata ute muri make? Ye mufata nka Djihadii nyine na kintu nabivugaho. TV amazina yanjye nitwa Emi nyawe, ndatekereza ndi kumwe n'abandi bagenzi banjye bagiye batandukanye tugiye kuganira na Shaddyboo. Ni nyuma yuko afite igitaramo ku itariki ya 25 z'uku kwezi n'ubundi turimo turacyari muri gahunda ya Saint Valentin cyangwa se muri gahunda y'abakundanye, niyo mpamvu mubona yabyambariye. Hari Banks ntabwo nabyambarije ako n'ubundi wabyambara turacyari muri Saint Valentin. Nzabyambarira ku munsi wabyo. Na turi kumwe na mama n'umuhanzi na Banks, noneho turi kumwe na Shaddyboo. Shaddyboo umeze ute? Meze neza nkuko bibona nawe. Umeze fresh cyane. Ariko njye hari agacarinje nshaka ko dukora. Ufite igitaramo kuri 25. Ugiye gukora publicité icyamamaza ubu ngubu nyine nkuko tujya twumva bari abanyamakuru bakora cyangwa se n'abandi bantu bakora publicité, wenda tuvuge ngo hari ifu y'akawunga nziza dufite iri hano. Shaddyboo noneho nawe ugiye kwamamaza igitaramo kandi ijwi ryawe niryo no boss no public figure. Njye nigeze nkubwiye ko n'umunyamakuru. Ese mu bakubwiye ngo umunyamakuru nagwa umunyamakuru. Nako nashobora kubera ko atari métier yanjye. Ese abandi bose babijyamo ni nuza za. Ni zabo. Ubu nkamuyango ko yabaye umunyamakuru. Kandi nawe hosting. Nibyiwe shiri. Buri muntu na talent ziwe. Njye nagari talent. Iyawe rero ni iyi. Wenda n'abanyarwanda bamenye ngo ubundi Shaddyboo talent yanjye ni iyi ngiyi, ni muzongere kunyitiranya n'aba bana bose baza muri iyi mihanda mukanyitiranya nabo. Talent ya Shaddyboo ni iyihe muri showbiz nyarwanda? Talent yanjye muri showbiz nyarwanda I'm a Slay Queen. Naho murabizi. Bura no kuba Slay Queen nayo ni impano. Ni impano ni. Wari wabona wundi uza akavuga ati arandenze. Wari wamubona? Ni impano shiri. Ni impano. Wewe? Kuba abaze bono no babyitera ati twebwe turi aba Slay. Bamenye yuko kubizamo bisaba. Ni impano. Ni impano shiri. Imana ariko ngo ni nayibamo n'amafaranga kuruta n'ibindi bintu byose. Oya, ibintu byose bibamo amafaranga. Ibyitondeye neza ukabyakira. Mwebwe ikibazo mwumva ko kuba Slay Queen ari bivuze iki? Benshi batekereza byinshi cyangwa bakajya kuri Google bakabona ibitandukanye, ariko njye kuri njyewe namwe mumva umwamikazi uslenga nawe. Umwamikazi sa ndaslenga. Ni igitaramo cyiza mwateguye cyo gushyira abakundana muri mutwaye. Ariko reka mbaze by'umwihariko. Banks mwateguye igitaramo mu karere ka Rubavu.
gutegura by'umwihariko ibitaramo bigiye bitandukanye niki cyatumye uvuga ngo reka tujyane na Shaddyboo by'umwihariko na Momo Yava kugira ngo ujye kunezeza abanyarwanda basohokera Igisenyi ndetse by'umwihariko n'abanyekongo abakongomani bava mu mujyi wa Goma abava hirya no hino baza gusohokera hariya niki biteza muri kiriya gitaramo? Reka wenda nsubize mu magambo make ariko nihuse ngerageza no gusobanura ibintu byose. En fait icyambere avuze ni kuki twatekereje Shaddyboo. Reka mbigire clear, ntabwo ari twe twatekereje Shaddyboo. Shaddyboo arimo arafungura the best sport, Vista Sport. Urumva Shaddyboo yatekereje ku bantu bose basohokera i Rubavu, avuga ati reka mbatemo akantu karenze. So ibya event byo ntekereza ko bitanarenze cyane, nubwo binarenze birarenze sorry. So ariko hari ikindi kirenze Vista. Urumva Shaddyboo agiye kubafungurira sport ya danje twa Vista, iri kuri brasserie inyuma y'uruganda rwa Bralirwa, ahantu heza ku musozi ubureba view y'ikiyaga cya Kivu. Ku bantu bakunda amafoto, Shaddyboo yigeze kubabwira ko akunda amafoto. So abantu nkawe bakunda amafoto yabateguriye ahantu heza bashobora kujya bajya bakifotoza, bakarya ifi nziza iri fresh barobya ako kanya, inkoko nziza iri fresh babaza ako kanya, bafite odeur du lac. Arane kuri lac by the way, yeah. So ni 20 minutes ibiri iri prolongé. Turashaka guha abantu fun to the fullest, you know what I mean, right? Niyo mpamvu twatekereje DJ mwiza, tugatekereza umuhanzi mwiza, Momo Lava muramuzi, Chomeka murayizi, you know what I mean, right? So sabo ngabo bonyine hari abantu kugeza ubu bazatendinga event kandi badanje. Hano hari abakobwa benshi bari buvi Kigali. Shout out to you boys, you know. Yeah, DJ Phil Peter, the baddest DJ. Yeah, he's an artist. MC Phil Peter, DJ Phil Peter. MC DJ akabiti cyane kugira mu yumve. Ndimo ndabwira abantu biteguye kuza. Uracyafite n'amakadi yo guha abantu VIP cards. Exactly. Yeah, ama couples mutaherukaga i Rubavu. Shaddyboo ashaka kuba amakadi VIP cards. Uza accessinga. Tuzakora Titanic Jean. Show accessinga ubwato urye show. Ya Allah. Sinzi. Iyo ndi kuvuga ku event mba excited, muranyihanganira. Ariko tujye gusoza umunsi w'abakundanye. Yeah, turi mu kwezi ko bakundanye by the way. Abantu batabashije kujyana abasheri babo muri Saint Valentin. This is your time guys. This is your time. Please bring your lovers. Imikorere yaho yahindutse, nimba yahindutse yagiye mu maboko yande. Ikindi kandi abantu bazitabira hariya birasaba iki? Ese uriya muntu uzajya hariya bizatangira ryari, bizarangira ryari, abategerejwe bazahagera ryari atari bya bindi byo gutegereza ugategereza? Murakoze. So muranyihanganira, afite ibyo bintu kibazo baje ndumva ari gikireba cyane. So Vista yari isanzwe ihari before, ariko by now ni new Vista. You know what I mean? It was like hariho Vista, ubu ngubu hari Vista sha. Novango Shaddyboo before Vista ntabwo yari ku by now Vista yaraguzwe. Vista yaraguzwe, you know. So wenda araza kongera ivuge, reka ivuge ko amagira ibintu batishimira, hakagira wenda service batabona zimeze neza. By now Vista ifitwe n'umuntu w'umunyamujyi w'umusirimu, you know. Wa imumere nkamubaza mbabarira. So niyo mpamvu turi gukora event, it's a grand opening. Turi gufungura new Vista. So Shaddyboo ngira ngo nawe yakora comment. Yakora comment kuri iyo new Vista. Ngewe ngubu ndi kumwe na boss wanjye. Hari nubundi ikibazo nifuzaga kumubaza, wenda na Momo turaza kumugeraho nk'umuhanzi. Hari
uyu munsi afite igikorwa gishyashya kandi agiye gufungura nk'umwe mu bantu baje muri showbiz kera kandi banayirambyemo azi nuko ikora ariko rimwe na rimwe abantu bajyaga bavuga ati ese Shaddyboo waje muri showbiz, hari abandi nabo baje muri showbiz turumva bafite ama etage, turumva ibikorwa bigiye bitandukanye. Uyu munsi Shaddyboo icyo nicyo gikorwa cye. Ubwo se ibyo bihereye he n'ikintu turi kwamamaza guteka wenda kuko nimba ari ahantu turi kwamamaza icyo ushaka byose mishatsi nabiteka nk'icyo we kita kikuza muvuze ati umuntu ushonje mwemeze wala kukupitia pilau chapati ya aonga watungira ati très bien. En tout cas merci beaucoup Shadi. Dufite show ndagira ngo ubwire abantu ibiciro guhera kuri 25 ibiciro bimeze gute kwinjira ubu ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye hari ibyo arubona bishinze yabibabwira reka manza so hari ikibazo cyari kibajijwe kijyanye na entrance fees ngira ngo ibyo ninge bireba currently. So event tuyitegura turabiza abantu benshi bakumbuye Shaddyboo cyane kandi Shaddyboo nakunda abantu afite uburyo right. So igiciro nago kirenze kwinjira ticket iri 10,000 ku munsi wa mbere tariki 25 ni 10,000 ukabonamo écouteur ya silent disco ukanakonsomamo 5,000. Nuvuga ngo urebye ni nkaho uzaba winjiriye ubuntu right. Then on the next day kwinjira ni 10,000 mu bwato bwazaba ari ku cyumweru tariki 26. Hanyuma mu bwato nabwo ugakonsomamo 5,000. Nuvuga ngo ufashe nka trip y'ubwato yakagombye kwikostinga hejuru y'ibyo 5. It's like iyi ngini nka free show, you know. So be free. N'abantu batarabona kadi zabo bazishaka mutwandikire nimero reka nyitange right 078 88 bandike 562 kanzisubiremo 0783 562 iyo ni nimero y'akazi ya Regi Banks company iri gutegura iyi event. So ukeneye kadi yawe amakadi ari limited dusigaranye amakadi 10 ukeneye kadi tutwandikira cyangwa uduhamagare tuguhe kadi yawe uzaze so nibyo ngibyo thanks urakoze cyane harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa rekana ko nkavuge azaba hari barbecue hari icyokezo hari cocktail set hari comptoir harimo ama champagne ama liqueur ama wine hari ibyana sinzi impamvu batabaza icyo kibazo arabambajije ngo ubwo bwato buzaba bumeze gute ni pirogue cyangwa ni Titanic. Yo ubwato rero navuye sebe ni Titanic ni cheap. Yo ubwato twabategura ubwato bwiza bufite level ebyiri hari ground level niyo tuzakoresha nka club hanyuma hari na up level ubwo ni floor ya mbere ni wazaba hari photoshoot. Guys muzamumeze neza cyane hari ikibazo bari babajije Momo Lava nicyo narinda ndagirana namubaze urakoze Banks nitwa Daniel Kinyarwanda muri iki gihe kandi uri kugaragara neza abafana bazitabira iki gitaramo muri iyi minsi 2 bitega iki bakwitegeye iki ese nkawe Momo Lava byiza cyane kubera ko turi no mu kwezi k'urukundo yego okay nzaririmba imiziki yanjye yego ariko nzagerageza no kubashimisha mu yindi miziki kugira ngo barusheho kwenjoyinga urukundo kuko turi mu kwezi k'urukundo right wow yeah so ntabwo nshaka kubivuga ahubwo bazahagere babyibonere yego kuko mbahishiye byinshi urakoze cyane Banks nagira nkoze nicyo kibazo kindi hari abantu biteze ko bazaturuka i Kigali mu minsi 2 tariki 25-26 ikijyanye na accommodation gihagaze gute umuntu uzaturuka i Kigali azamara iminsi 2 abaye se byo mwabitekerejeho mufite gahunda ki nka LG Banks mwateguye iki gitaramo? So ibyo bintu twabitekerejeho bihagije kuko this is a great big event, you know. Ni event dutangiye ni the queen arayitangije
party, by the way, eh? Shout out to my queen here, you know. So event irarenze is our queen. Buri muntu arabizi. So ku bintu bijyanye na accommodation icyo mwari mubajije, hari nimero twatanze, sibyo? So abantu bashaka kuza as group mushobora guhamagara iyo nimero. Dufite uburyo bwa transport, hari amabisi twateguye ashobora gufasha abantu for transport. Hanyuma urabizi hari n'abantu nyine baba banywe n'akantu byo guhishamo, you know, tugomba kugira amahoro, you know. So twateguye bisi zishobora gukoreshwa kuri groups cyangwa n'abantu bari individual bashaka kuza muri party, igihe twarabiteguye. Hanyuma ikijyanye naho gucumbika no kubaho mu gihe bari Rubavu, the number is still the same. Nimero twatanze ni ya yindi. Umuntu wumva ashaka ko tumufasha kubona aho kurara, kubona ahantu like transport, you know, akeneye private transport like private cab, byose twarabiteguye. Ni before the day. Nuvuga ngo guhera uyu munsi kugeza ku munsi wa gatanu kuri mbere yo ku 25 na 26, please book your ticket. Kubera ukuntu abantu benshi bashaka kuza, turi gutekereza ko dushaka no kulimitinga. Niba wumva koko bikuri ku mutima, avuga bo nabandi. Yes, nuko bimeze. Reka noneho tugaruke. So mu booking amatike yanyu, right? Shaka bisaba yagure. Shaddyboo ni umunsi wo gusoza kwa kwezi turimo kw'abantu bakundanye. Ese kuri Shaddyboo nawe ko ari umunsi wo urumva aho ngaho muri enoza yanyu hazaba harimo abantu bazanye n'abakunzi babo baje kwifotoza kuri Shaddyboo. Ese twizere yuko no kuri Shaddyboo hazasozanya nyine n'umu boyfriend wiwe? Shiri icyo genza ndi singo. Waburiye n'uwanjye. Waburiye n'uwanjye. Ndi singo. Uzaba uri single? None se umu boyfriend wawe nabibona ubwo uwo muntu agakuritwa azira ubusa kandi bavuze ko uwo muntu wese azaba ari uwawe, urumva atari ikibazo cyane? Nzamubwira ko uwo munsi atarahari. So waburiwe agomba kuza? Yes. Ko bazaza ari benshi se? Ushera, Kigali ushera. Kigali ushera. Rubavu wisheye. Rubavu wisheye. Niyo gahunda. Nta muntu uzaburirwa. Ubwo no kuvuga ngo banyarwanda wisheye. Ushera. Uko uri kose nta kibazo ngo nta kibazo. We ngwino Shaddyboo. Ubwo na share. Ni hahandi. Reka tugaruka noneho muri showbiz bisanzwe. Nje nkurikirana ama space zawe ukora umunsi ku munsi kuri Twitter na n'inshuti zawe. Byerekeranye n'iki gitaramo? Aho yandi n'ubundi byose ni kimwe. Wavuze yuko nk'umunyamakuru nago nakubona ngo nere kugenda n'ubundi niburire. Abantu yego naragukurikiye ndabyo. Abantu bihagararaho kandi bari gupfa. Urumva? So ngewe kubera ko ahubwo nagize izo emotion babinshizeho murabisakaza, ariko nge nago nari mfite depression, ahubwo abantu bafite depression nago ari ngewe nabivugiye abandi, nago nabivuze kuri ngewe, ahubwo nabigiriye impuhwe, nari mfite impuhwe zabo. I don't know. Sinzi nimba ukunsebya nimba ari iki, kubera ko muri ibyo byose nimba ari byo bibashimisha, kubera ko ngiwe numvisha umuntu ufite depression nakagombye kuza nkamubaza nimba amize neza, ahubwo mwebwe nabonye bibashimisha. Murakoze cyane Shaddyboo kuri icyo kintu cya depression. Indera Karayesi bira bitaro by'Indera biherutse kugaragaza ko mu mibare abanyarwanda bari hejuru y'ibihumbi bafite kiriya kibazo cya depression. Akenshi babiterwa n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uri umwe mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi cyane. Noneho by'umwihariko urubyiruko mbere ufite depression. Ni wa mbere.
none urubyiruko iriya mibare itangwa bigaragaza ko urubyiruko aribo bwa mbere bafite kiriya kibazo. Nk'umuntu ukurikirwa by'umwihariko n'urubyiruko, niki ubasaba kugira bahangane na kiriya kintu bifashe n'igihugu no kurwana na kiriya kibazo? Ngiye ikintu navuga muri biriya bintu cyambere cyo abanyarwanda ntabwo bajye bemera ibintu bya depression, umva ko ari ibintu by'abazungu. Nicyo kintu nabonye vuga ni ibintu by'abazungu, urumva bavuga ngo barahaze n'importe ibiki. Ikindi hano ntabwo tugira ikintu cyo kuganiriza abantu habi, kubera ko iyo uganirije umuntu arakujajinga, niyo mpamvu apfiriraho ugasanga yiyahuye. Ariko ntabwo ajya amenya abantu ntabwo ajya hano mu Rwanda ntabwo baraha agaciro ikiremwa muntu. So bakagombye kuzana abantu baganiriza abandi, ariko bakabinga amabanga, kuko iyo uganirije umuntu ibintu birasohoka kandi ukanakira. Ariko twebwe ntabyo tugira ibyo. Njye nanjye mbizi muri filime. Urubyiruko rwazahajwe na biriya bintu rugaragazwa n'abantu bose systema ni muri rusange, ariko imibare myinshi igaragaza ko ari urubyiruko. Mwawe nk'umuntu ukurikirwa n'ibyiciro bitandukanye, by'umwihariko urubyiruko rurabukurikira cyane. Ni yihe nama ugira urubyiruko kugira mbese nirwicwe na kariya gahinda gatuma bamwe baniyahura abandi bahura n'ibindi bibazo? Ikintu nabasha kubabwira, umuti wonyine ntibazana babeshye ko hari ibinini cyangwa hari imiti ivura biriya bintu, usibye kwibohora ukavuga ikibazo ufite muri wowe, kuko nicyo kintu cyonyine gikomeye kugira ngo usohore. Iyo ubashije gusohora ibintu bikurimo, nibyo byonyine bishobora kukukiza. Shadi, uravuze ngo guceceka nibyo bituma abantu rimwe na rimwe biyahura, ugasanga nka Shaddyboo. None reka tujye nko kuri Shaddyboo. Ni igiki wowe ku giti cyawe ushobora kuvuga ngo ngewe iki kintu cyatuma nakwiyambura ubuzima nka Shaddyboo, kubera ko uvuze ko abantu guceceka nibyo bituma biyahura. Noneho nka Shaddyboo, ni igiki kintu gishobora gutuma wowe wakwiyambura ubuzima ukavuga ati bosire kwene ndabutaye ndigendeye? Ikiza nuko nashobora no kukigora kugira ngo utazakinyambura. Ikiza ntabwo nshobora kukigwa kugira ngo utazakinyambura. Wabyumvishe? Ntago ashobora kugitangaza kugira ngo abantu batazakimwambura, batazatuma batazagikora. Aho ngaho nagira amatsiko, ubundi ese ni nk'iki cyakubabaje mu buzima kumva kabisa gitumye utekereza birenze, kiguhaye nibyo aba scientifique bavuga, kiguhaye indi dimension yo kuvuga ngo reka ntekereze birenze birenze imitekerereze wari uriho? Ni nk'iki ikintu cyambabaje no kumenya ikiremwa muntu. Ikintu cyambabaje no kumenya ikiremwa muntu. Uvuze icyo kintu ndi kugira tunakigarukeho. Uri umukobwa wa mbere cyase umuntu w'igitsina gore wa mbere mu Rwanda no mu bagabo wujuje miliyoni y'abagukurikira. Yavuze ko wafashe umwuga w'ubusire queen ugira umwuga ubyara amafaranga, nkuko wabivuze karuvuga ngo the number one, ukaba wa mbere ku buryo n'abitwaga ibitangaza batari bakageze kuri ibyo bintu. Nuvuga urugero rwiza rw'ubuzima rw'uko ahantu umuntu ari ahari hose ashobora kuhava. Nirihe banga wumva we ku giti cyawe wakoresheje rutayandi yose ryatumye uvuga ngo nubwo ndi Nyamirambo nshobora kwicara Kimihurura, nubwo ndi Nyamirambo nshobora kuba umuntu wa mbere wakurikiwe mu Rwanda n'abantu benshi kandi bizwi n'abantu bose? Nirihe banga? Ibanga nuko nigeze ncika intege mu buzima bwanjye. Niryo banga ryanjye. Kuri icyo nakubajije icyakubabaje, nakubajije ikiremwa muntu nicyo cyakubabaje cyatumye utekereza. Ese niki cyagushimishije? Ikiremwa muntu nacyo cyagushimishije. Yes. Ikibazo aho tuba confused. Icyakubabaje ni ikiremwa muntu, icyagushimishije ni ikiremwa muntu. Yes, exactly. Bituma umuntu najya gutekereza gutyo atari bubone ubusobanuro neza bw'ikiremwa muntu. Ni igiki cyakubabaje ku kiremwa muntu noneho ndani kuba warakimenye
ushobora kuduha wenda nk'akayenosiyo gatonya kavuga ngo iki kintu cyatumye menya ikiremwa muntu birambabaza none ujye no ku kintu cyagushimishije gutuma waramenye ikiremwa muntu cyane biroroshye yego ko cyanyambuye urwo rukundo iyo utekereje ko icyo kiremwa muntu cyaguhaye urukundo kikanakwambura urukundo rwawe Shaddyboo wowe uramutse uvuze ngo isi yawe cyangwa se slay queen nk'uko uyu munsi uri slay queen uhawe ubushobozi bwo kuba warema isi yawe navanamo abantu n'ububasha bwanjye ubwo nasigara njyenyine mbuye n'abana bawe n'urubyaro rwawe sheri nta kibazo hari uravuze ngo ugasigara wowe wenyine kandi ndabizi uzi imigani imigenurano nubwo waba waravukiye hari sinzi niba waravukiye Nyamirambo baravuga ngo umugabo cyangwa se umuntu agirwa n'undi umuntu ntago yigira kandi icyo kiremwa muntu ugikuye mu isi usigaye uri Shaddyboo kandi Shaddyboo uri umukobwa hariho abagabo ukeneye umugabo ukeneye nyine umuntu n'ikeneye iki ikintu mubwiye cyo ni uko ni ibintu bibiri yego ikintu cyanshimishije mu buzima ni uko nahabwe urukundo n'umuntu n'icyambabaje ni uko ari abantu banyambuye urwo rukundo tekereza neza uzabibona definisiyo yihuse y'ikiremwa muntu kuri wowe definisiyo y'umuntu umuntu ni iki wa mugani wa maji ni urukundo n'urwango niwe muntu murakoze baracyamubaza Shaddyboo anashaka kumaza ikibazo cyanyuma reka tumubaze ikibazo cyanyuma reka wenda tumubaze ikibazo cyanyuma yego wabaza ikibazo cyanyuma turaza no gusezera reka sinumva ukuntu mwavuga ngo murakoze ntabwo ari uko dusezera banyita cyamenye mwaryoherwe kubera yuko impamvu twaryohewe Banks impamvu twaryohewe n'ikiganiro cya Shaddyboo sibyo uba aka kanya hariho umuntu wibaza ngo umuntu ni iki uyu munsi akibaza ngo ni igiki cyagushimishije ku muntu Shaddyboo avuze yuko umuntu icyamushimishije kuri we yamuhaye urukundo n'icyamubabaje amwambura urukundo nta n'ikindi ariko uyu munsi muri abo bantu bose baguhaye urukundo reka noneho tujye kuri Shaddyboo ubwo hari event wari wakoze n'ubundi Banks yari arimo turi mu mujyi muri gift restaurant n'ubundi wari ushagawe n'abana ushagawe n'iki ariko twaje kumva mu binyamakuru Banks mbabura umuhiye mikoro ati umuntu witwa Fatakumavuta yakurira ibiryo by'abana ako kantu karasirikira nawe karamubabaza ati yandiriye abantu bavuga ati yakurira ibiryo by'abana ubundi ubusanzwe Fatakumavuta cyangwa se uwo muntu wakurira ibiryo by'abana yaje kugusaba imbabazi nawe aravuga ati yarabiriye cyangwa ni kwa gutwika ibyo byo cyamukunda amatiku kuko mu kiremwa muntu yakurira ibiryo by'abana anyways sinzi nimba ibintu muba mwateguye ahubwo mwebwe muba mwabitekerejeho cyangwa mwabyanditse ikibazo mbajije hari uburyo butakitekereje kumwe nk'uko Fatakumavuta nawe yahubutse yarahubutse nawe urahubutse mu kukurira ibiryo by'abana reka wenda ibingiye mbyunganire Shadi please kuko na Banks ibijyanye na Fatakumavuta was there that was my show so ibyo bya Fatakumavuta kurya byo turabizi ko akunda kurya nawe arabizi Fatakumavuta ni inshuti yanjye twarasangiye kenshi Fatakumavuta nawe yabikubwira ko akunda kurya ameze nka Jay Squeeze sibyo kurya kuba yarya nta kibazo nagara bahaye ijambo ndakwigisha ariko ikintu cyambabaje ikintu cyambabaje ni ukuntu kiriya gikorwa nimba munzi neza nta muntu njya nsaba amafaranga kugira ngo nkore kiriya gikorwa cyo gufasha abantu ariko uriya munsi kubera abantu bambwiraga anytime n'uwo njya gukora kiriya gikorwa please
uzatubwire kandi ntabwo nagera muri DM mbwira umuntu wose ngo ngiye gukora kiriya gikorwa. no. So ibintu nakoze nabikoze en general urumva noneho ikintu cyambabaje ni ukuntu umuntu w'umugabo ufite abana agenda akavuga ati ngo ndi gusabiriza. Wow, byarambabaje. And then ndanabyihuriye na reaction nagize nikorera igikorwa cyanjye bituriza. Ikintu nanone cyambabaje muri icyo gikorwa nakoreye abana mbona niwe wa mbere wagiye kwiyarurira. Okay, Shaddyboo reka mubaze ibibazo bibiri. Okay, Shaddyboo reka mubaze ibibazo. iriya ntabwo yari event ya business. That was not a business event. Twari duhari. So ndakeka no muri iyi sama dufite gukora tuzongera dufasha abana tuzasangira nabo. That's normal. Biri gutegurwa. So impamvu ngiye mise njyamo kugira mbi defend nuko mba mpari muri organization turakorana nibiri gutegurwa ubu ngubu tuzabikorana. In this coming summer tuzababwira n'abana tuzabafasha as usual sibyo. So ngira ngo wenda twabaza nk'ikindi kibazo cya nyuma du closing ariko ibyo kuvuga ngo Shaddyboo arasabiriza that's not real. It's just charity work. Okay, njye banyita Slim Jesus ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nakubaza ni wavuze uti ufite impano yo kuba Slay Queen sibyo? Ariko burya mu buzima busanzwe hari impano ibiri big, hari n'abantu bifuza kuzamura iyo mpano. Ese ni inama wagira abana bakiri batoya bifuza ko zaba aba Slay Queen? Ese iyo mpano yabo ni izihe nzira bacamo kugira ngo babe aba Slay Queen bibatunge? Ikibazo cya kabiri ngasubiza icyo cya mbere nta kibazo. First of all, njyewe nta muntu nifuriza impano yanjye, impano ni yanjye. No, ariko ugomba kugira abagusimbura cyangwa aba academic kawe. Sheri, inzira naciyemo uzazibasha Slay Queen azazice. Okay, so ariko bakurikize talent yabo. Niba ari talent yanjye ni yanjye. Me Slay Queen kuna nayibonye muri societe ni ikintu kibi. Ni ikintu kibi kuri njyewe. Ese kucyumva ko Slay Queen ari ikintu kibi wangiza ukavuga ati ndi Slay Queen? Nukubera njye ari impano yanjye kandi nkaba mbi umunzu kondi. Wabinyita utabinyita as long as binyinjiriza njye nzemera kuba Slay Queen. Okay, reka mpite nkubaza ikindi kibazo cya kabiri. Hari umuntu njye nkunda kubona kuri social media zitandukanye bamwita Djihadii. Akunda kwibasira aba Slay Queen cyane akagenda azana amabanga yabo. Ese uriya umufata ute, umubona ute? Ese yaba hari ikibazo agirana n'aba Slay Queen kihariye cyangwa n'ukubera iki akunda kuba yatera comment cyane ku ba Slay Queen? Wowe mufata ute muri make? Ye mufata nka Djihadii nyine na kintu nabivugaho. Djihadii n'urushu papa. None se abantu bita Slay Queen nda urabyemera? Ngo? Pardon? Barasaze. Shaddyboo, merci beaucoup, reka tugushimire ku mwanya uduhaye kandi nsaba abanyarwanda kugira ngo bagushyigikire. Please, abantu batarabona amatike yabo, abantu bifuza kuzira Rubavu, please come, you're most welcome. Mu booking amatike yanyu mwakoze cyane. Ndashimira media, ndashimira abantu batubanjirije muri industry, aba organizer banini, Bubu, shout out to you. Bruce Inore, shout out to you. Our big kabisa, natwe turaje dukora ibintu bikomeye. Shaddyboo, shout out to you, my boss. Na media in general. I appreciate you. So, thank you so much. Murakoze cyane.